Ubuteranyampiza ushobora gutungurwa uri umuntu mukuru ariko akaba ari bwo bwa mbere wumvise iri jambo ubuteranyampiza cyangwa abateranyampiza. Abandi bo bazi ubusobanuro bw'ayo magambo bashobora kwibaza ukuntu ubundi ikintu kitakwivanaho kiri nk'igipfundikizo cyangwa se umutemere w'ikigega iki gihunika imyaka cyagurukira mu kirere maze kigahura n'urusyo n'ingasire ahasigaye ukambikana bikesurana hasi hejuru urusyo n'ingasire hamwe n'iruhiza intambara ikarota. Aya ni amateka ntasubirwaho y'ibyabaye kuko na bugingo n'ubu amazina y'ibihangange bibiri ari byo bene ubwo bugenge kivugwa muri ako gace arazwi neza ko kugeza aho bari batuye ukavuga NZAKWA na NZOGERA abasaza n'abakecuru baho babazi neza n'ubwo bavutse batakiriho. Gusa abuzukuru n'abuzukuruza babo bashobora kuboneka n'ubwo bose bimutse mu mayira yerekeye kuri Ngabitsinze hamwe Ben Inganja aheruka kuririmba mu ndirimbo ye Rutikura. Mu mirombero yaho dore ko nyine ikihaboneka n'ibisigisigi byayo uwo twanyuze muracyahari n'ubwo wubatsemo inkingi zifasha ibitembo by'amazi ajya kuri Santrale Katolika ya Gitabage. Uzamuka uterera gasozi gafite impinga ziteganye na Remera y'Abaforongo. Iyo ugeze ku gasongero neza ku musozi tugiye kuganira uba witegeye jari imbere yawe mu gice cy'amajyepfo, witegeye kandi impinga za Murama na Shyorongi ku rundi ruhande. Uba ushobora kandi kwitegereza umusozi wa Kabuye wo muri Gakenke ndetse ukaba ushobora no kwitegereza hafi y'ibirunga byose biri mu majyaruguru. Aha hantu ni heza bitagira uko bisa nk'uko mubibona kuri aya mafoto. Aha turi rero ni ahitwa mu Ityazo cyangwa se mu Matyazo bigendeye ku mvugo n'imyumvire itandukanye. Uyu munsi umusozi kuwugeraho bigusaba kuzamuka umwanya utari muto. Nta muhanda uhagera ariko kandi ntibibujije abantu benshi harimo abahanzi, abasizi, abanditsi nka Alex Kagame mu nkuru ya Cacana n'urupfu kuko nyine aho mu Gitabage yavuze ariho uyu musozi uri. Ubusanzwe hakaba haritwaga Igitabage cy'abateranyampiza. Tubibutse ko impiza byari ipfundikizo cyangwa imitemeri y'ibigega bahunikagamo imyaka. Iby'iyi nkuru y'abateranyampiza kandi tuzabikomerezaho mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ubundi aka gasozi gahereye mu kagari ka Mushari, umurenge wa Binaga, akarere ka Rulindo. Uyu musozi ufite amateka menshi kandi avugwa mu buryo butandukanye. Mbere yo kuvuga amateka yawo reka mbabwire ko uko uyu musozi uteye. Nk'uko nababwiye kuzamuka bigoyemo gato ariko birushaho gukomera yari igihe cy'izuba. Amahirwe rero y'abahagenda nuko hafi cyane y'agasongero k'uwo musozi mu mpande zombi urw'imbere n'urw'inyuma hari amasoko y'amazi meza cyane. Ubu nibwo utangira gusogongera ku bwiza bw'uyu musozi. Haratoshye amafu yaho utangira kuyahumeka ariko butaragera neza ku mpinga. Ku ruhande rwo hepfo hari impinga yitwa Runyinya ikagira igice kimwe cyo hejuru kigizwe n'imbuga y'amabuye ashashe neza ariko agiye ameramwo agashinge gake ariko kubera ko gahora gatoshye ugasanga bibereye ijisho. Imanga yawo nayo ni ibibuye binini bihanamye bibereye gukinirwaho za filime bamwe bita action abantu bakunda kuzamukaho bari ku migozi. No ku yindi mpinga yerekera Ibinaga nuko hameze. Naho hari ibibuye binini nkuko mubyiberera ku mafoto. Aha wakeka ko ari ibirunga byaharukiye. Hagati y'izo mpinga rero hari agatebekero cyangwa se itaba naho hitwa Ityazo cyangwa se mu Matyazo. Iri taba ririmo utwatsi twiza duhora dutoshye. Ni mu gihe kuko iyo uhari nubwo izuba ryaba rikakaye uko byaba bimeze kose hahora hakonje. Ubwo bwatsi ni bwiza bitangaje. Aha hantu niho abasaza ba kera bajyaga bapimira ko hariho imvura cyangwa se ntayo. Ngo iyo habaga haramukiye igicu cyinshi byanze bikunze imvura yaragwaga, haramuka hakeye neza ubwo izuba rikava. Irindi zina bahitaga aha hantu ni mu budacya bwa Runyinya kuko ubusanzwe igihe kirekire hahora hijimye.
Ikindi tutababwiye nuko aha hantu habaga inzoka nini kandi z'inkazi zirimo inshira, insharwatsi, impiri bamwe bita impoma n'imbarabara. Habaga kandi imiserebanya minini, imicamano, ibyugu, cyane cyane ibihangara kuko bikunda kwibera mu bitare, ariko ibyo byose byaracitse ntibikihaba. Icyazo rero riri hagati y'impinga ebyiri. Kuhita mu icyazo cyangwa se mu matyazo nuko koko hari icyazo. Nsubiremo, icyazo riracyahari na n'ubu nkuko mubireba muri aya mafoto. Iri ni ibuye rya kera cyane. Ubusanzwe kuhita mu icyazo nuko ubu hasigaye iri buye ryonyine mureba, ubundi hari mu matyazo kuko yari menshi. Aya mabuye ni aya kera cyane, bivuze ko nta n'umwe mu bo twaganiriye muhatuye aho watubwiye ikigereranyo cy'imyaka yayo, gusa bose bagira bati ni kera cyane. Gusa kwitwa iryo zina ityazo byo ni ibyavuba aha. Abahatuye bavuga ko intambara zahuje uwitwa NZAKWA na NZOGERA, umukwe na sebukwe, nizo zatumye aha hantu hitwa iryo zina. Kuki? Hari hagati y'umwaka w'1510 n'1543 ubwo Ruganzu yabundukaga ava i Karagwe aho yari yarabundiye, agaruka aje gukura u Rwanda mu majune rwari rumazemo imyaka 11 yose. Ubwo rero yarakomeje kurambagira igihugu cy'abasekuruza be. Byabaye ngombwa rero ko ajya kureba abo bagabo baciye ibintu mu gihugu cye. Ubwe niwe wahosheje iyo ntambara, asiga n'abavumye ngo batazongera gukora ibyo bintu. Kuva yabavuma rero bivugwa koko batongeye. Aho umuntu yakwibaza niba Ruganzu nawe atarafite noneho ibirenze byabo, niba atarugutinya itegeko ry'umwami. Amabuye yari aho harimo n'iribuye mwabonye yifashishijwe mu gutyaza amacumu n'imyambi y'ingabo zari ziherekeje umwami. Uko tubikesha abaza aya mateka batubwira ko yageze aho aturutse ijari, amaze kwivugana umuhinza witwaga Rubingo, nyuma y'uko amwimye inzoga n'ibiryo byo kwihera ingabo. Hanyuma aho bamenye iso nzoga hagahita hatunguka amasoko n'imvuzo, aribyo bise mu tubindi cyangwa mu nzoga za Rubingo, hakiriho na n'ubu. Ako gasozi nako kitiriwe nyine uwo Rubingo. Yari buve rero aho mu icyazo akomeza ku kirenge cya Ruganzu, ubu ni mu murenge wa Rusiga. Amatyazo rero aba menshi, ndetse nk'uko bisanzwe bivuga kuri Ruganzu ngo ntiyajyaga agenda asize imbwa ze. Abakuru babizi neza bavuga ko amabuye ashushanyijeho amajanja y'imbwa ze ndetse n'ikibuguruzo cyangwa se igisoro aho babugurizaga byazimye muri iyi myaka ya vuba aha. Intambara ya NZAKWA na NZOGERA yarangiye ahari aya mabuye bahise mu matyazo. Ubu ni mu ityazo kuko nyine hasigaye ibuye rimwe gusa. Tugarutse kuri ya masoko twavugaga, ngo aya masoko yazanywe na Ruganzu kuri bwa bugenge bwe, ngo ubw'ingabo ze zari ziguye umwuma. Yateye icumu rye mu butaka, hanyuma amazi aradudubiza, ingabo ze ziranywa. Amasoko y'amazi aboneka cyo ahantu uyu munsi wa none hitwa mu Ivubiro. Ibyo kandi bikavugwa mu yindi soko iherereye mu murenge wa Shyorongi yitwa Kinywamagana, bivugwa ko nayo yabonetse muri ubwo buryo. Ibyo nabyo tuzabigarukaho ubutaha. Kenshi abantu batekereza ko ibyiza biba ahandi kure y'aho batuye. Ibyo nabyo nibyo, ariko kandi hafi yawe hari ibyo wasura ukaruhura umubiri, ukaruhura ubwonko. Wifuza gukora sinema cyangwa ubundi buhanzi, birashoboka ko watega indege ujya gushaka aho wakinira, kandi ahasa naho ugiye gukinira hafi yawe hahari. Mbese ntibyaba byiza ufatanyije natwe kumenya uduce nyaburanga tutwegereye no gutekereza uko twabyazwa umusaruro? Telefone yacu urayibona kuri screen yawe. Iki kiganiro kirakunyuze? Nibyo, kuko nzi ko wari ugikeneye. Ngaho reba akazu gatukura kanditsemo subscribe, ukandeho. Hirya gato hari akazogera nako ukande, kugira ngo icyo dushyize hanze cyose ukibone. Kuko tuzi ko ibyo utabyihererana, kanda share ubwire n'abandi, nabo babibwira abandi. Iki ni igice cya mbere. Ubutaha tuzakomeza noneho tubabwira intambara z'abateranya mpiza.
ntuzacikwe noneho, kuko iyi yo si intambara ahubwo ni amayobera. Iyi ni Indabo TV.